Ndabasuje kuri Flow Kitchen and Creative, amahoro meze neza. Turagarutse rero muri gahunda yacu ya buri munsi kuganira ku bifasha ubuzima bwacu bikaturinda indwara no gufata ingamba za buri munsi kugira ngo tubashe gusigasira ubuzima bwacu, tugire ubuzima bwiza buzira indwara. Uyu munsi rero turaganira ku muti witwa Kimbazi. Kimbazi ni umuti wa kera cyane, abantu kera warakoreshwaga cyane, tukiri abana twarawunywaga ukatuvura inzoka ndetse n'ibindi byinshi. Ku bantu bakuze rwose Kimbazi barayizi kuko buri rugo hafi ya rwose rwifashishaga Kimbazi mu kuvura abana inzoka n'ibindi. Reka rero tuyiganire kuko Kimbazi ntiyacitse, iracyahari hirya no hino mu bihuru. Kimbazi rwose irazwi cyane n'abantu batazi imiti cyane, ibyatsi bya Kimbazi barabizi. Ntabwo yacitse iraboneka, ahubwo icyacitse ni ukuyikoresha, ni ukuba abantu wenda batakibyitaho kubera ko haje ibinini, ariko mu by'ukuri Kimbazi ibyo yakoraga kera n'ubu iracyabikora ndetse ni byinshi cyane. Reka tubiganireho, uwakumva rwose abikunze yajya ayikoresha kuko ni nziza kandi yaba nziza kuruta uko wakoresha ibinini, kuko buri binini byo muri farumasi murabizi namwe nubwo bituvura ariko bidusigira izindi ngaruka zirimo kwangiza umwijima iyo ubikoresheje cyane, gusiga uburozi mu mubiri n'ibindi byinshi bishobora kudutera. Reka rero tujye tugira gutya tunakoreshe imiti ya kinyarwanda kuko kuva kera yaravuraga, ibyo binini bitari byaza kandi ikavura neza abantu bagakira. Ushobora kujya kwa muganga, ni byiza n'iterambere rigeze, ariko igihe bitagukunde guhita ujya kwa muganga, reka nze mbabwire ibyo indwara wagira ukaba wakwifashisha Kimbazi byihuse rwose kandi ikagukiza utiriwe ufata urugendo ngo ujye kwa muganga. Rero Kimbazi ni nziza cyane kuva kera nk'uko nabivuze, abantu barayizi. Turetse no ku bantu tukaba turebye no ku matungo, Kimbazi ni nziza cyane cyane, ariko ku matungo, amatungo ari inka ari ihene, amatungo yose abashije kubona Kimbazi akayirisha, ntabwo ayo matungo ashobora kurwara inzoka. Kimbazi igira, inka yarishije Kimbazi igira amata meza ndetse n'izo nzoka za hato na hato zigakira. No ku bakunda kuzirya nk'inyama, inka yarishije Kimbazi iba ifite itandukaniro n'izindi. Inyama zayo ziba ziryoshye zifite icyanga. Si ku nka gusa nk'uko nari mbivuze, no ku ihene ni uko, kandi nazo zirayikunda cyane. Ihene zageze muri Kimbazi zirayirisha ntizifuze kuyivamo. Ku borozi b'ihene iyo zirisha Kimbazi ntiziba zikeneye bya binini by'inzoka bya buri kwezi cyangwa bya ya mavitamine hato na hato, kuko Kimbazi ihagije. Aya matungo aba ari umwimerere rwose. Tugaruke rero ku muntu. Mu mibiri yacu Kimbazi ikoramo ibyiza byinshi cyane. Izina ryayo mu bijyanye n'ubuvuzi yitwa Titania diversifolia. Kimbazi rero idufasha ibintu byinshi cyane, harimo ibi bikurikira. Reka tubinyuremo, ariko si byo gusa, hari n'ibindi byinshi cyane ikora, ariko muri rusange ibizwi cyane, Kimbazi ni antibagiteri, irwanya bagiteri, twa dukoko dushobora kujya mu mubiri tugatera indwara. Kimbazi ni anti-inflammatoire, irwanya kubyimbirwa aho ariho hose, cyane cyane kubyimbirwa byo mu mubiri imbere, ari nabyo bibi cyane kuko iyo inflammation zibaye nyinshi cyane umubiri ushobora kugira uburwayi butandukanye burimo na kanseri. Rero Kimbazi iyo uyinyweye ibyo bintu bya inflammation irabirwanya cyane, ariyo mpamvu bayita anti-inflammatoire. Kimbazi ni anti-malaria. Malariya ni indwara izahaje abantu, ikunda kwibasira abantu, nubwo ifite imiti yayo ifasha ugakira, ariko ubaye ufite na Kimbazi hafi, malariya yagufashe wayinywa rwose malariya igahita ikira vuba, byihuse vuba cyane. Muzabigerageze murebe, turaza kureba uko wayifata n'uko wayikoresha.
Kimbazi ni anti diyabete. Diyabete buriya ni indwara y'isukari nyinshi mu mubiri. Ibintu byinshi bisharira buriya biba byifitemo ubushobozi bwo kuvura no kurinda diyabete. Kimbazi rero ku murwayi wa diyabete ashobora kuyinywa diyabete igakira. Kimbazi ni antiparazite. Parazite ni twa dukoko n'ubundi tuba turi mu mubiri ariko tudafite akamaro. Hari udukoko two mu mubiri tuba dukenewe ariko iyo ari parazite nyine ni uko tuba twonona, ni uko tuba tudakeneye mu mubiri. Iyo unywa kimbazi rero iraturwanya. Kimbazi kandi ni antioxida, ni ukuvuga ngo ifitemo ubushobozi bwo gusohora imyanda mu mubiri, ya myanda y'uburozi yose tuba dufite mu mubiri idakenewe idutera uburwayi, kimbazi ifite ubushobozi bwo kuyisohora. Kimbazi ni analgesique, ni anti-obesite, ni anti-diare. Kimbazi irwanya umubyibuho ukabije, irwanya diyare, ari nabyo bya bindi by'inzoka kuva kera twayivuzaga turwanya inzoka. Niba umuntu afite diyare ikabije ukanywa kimbazi rwose irahagarara diyare uko yaba imeze kose. Ni antivene, irwanya ubumara, hanyuma ikaba na hepatoprotective, ni ukuvuga ngo ivura n'indwara z'umwijima. Kimbazi rero murumva ko ari nziza cyane. Turebe rero uko kimbazi itegurwa kugira ngo uyinywe. Ni ugufata biriya bibabi byayo ukabyoza neza, ukabishyira mu mazi, ugacanira akabira. Iyo amaze guhindura ibara ajya gusa n'umukara, ubwo biba bibaye, ugaterura ku ziko bigahora. Kuri malariya rero unywa agace k'itasi nto mu gitondo, saa sita na nimugoroba, 3 ku munsi, ukabikora iminsi 3. Murabizi ko malariya nubwo ari indwara mbi cyane izahaza ariko ntabwo itinda gukira iyo yabonye imiti. No kuri kimbazi rero ni uko. Iyo ufata kimbazi rwose malariya ikigufata ukiyumvamo ukanywa uko mbivuze 3 ku munsi, umunsi wa 3 rwose malariya iba yakize neza, umuntu aba asimbuka. Iyo ari inzoka zakuzonze z'ubwoko bwose winywera agace k'itasi inshuro 1 ku munsi, ukabikora icyumweru kimwe, inzoka zose ufite mu nda ziba zimaze gushirayo. No ku zindi ndwara zose twabonye haruguru ni byiza kutarenza agace k'itasi ku munsi. Ushobora no gusimbuka umunsi umwe ukajya ugafata rimwe mu minsi 2 bitewe wenda nuko bizagufata igihe kirekire. Urugero niba ari diyabete uri kwivura ni buke buke, ntabwo isukari yahita igabanuka mu maraso ku kigero umuntu ashaka umunsi umwe. Ni buhoro buhoro, ibyo birumvikana. Niyo mpamvu rero niba ari buhoro buhoro uzakenera kuyinywa iminsi irenze iyo ngiyo 3 ya malariya, si byiza kunywa byinshi, ahubwo unywa nyine gake gake ariko ukabikora iminsi. Uko ugenda unywa iminsi ishira niko n'ikigero cy'isukari mu maraso kigenda kigabanuka. Biba bisaba nko kunywa nka nyuma y'ukwezi, kunywa nyuma y'ukwezi ugafatisha ibipimo ukareba uko bihagaze. Ikindi si byiza ko imiti nk'iyi ivura cyane uyifatanya n'iyo kwa muganga, kuko icyo gihe uba urimo kudubura doze umubiri wagenewe, byakugwa nabi. Imiti nk'iyi ikaze kandi ku bana bato cyane b'impinja no ku bagore batwite si myiza, ishobora kubarusha imbaraga. Wahera nko ku mwana w'imyaka 3 cyangwa 4, kandi nabwo nturenze ikiyiko kimwe ku munsi. Ndabyibuka ko kera tukiri bato bajyaga badusabikira rwose kimbazi tukayinywa turi abana, ntacyo yadutwaraga ariko nyine unywa gakeya, iyo ari umwana umuha gakeya. Indwara zose zirashira n'ubundi burwayi bwinshi butandukanye. Kimbazi rero ni nziza cyane kuko ifasha byinshi iyo ikoreshejwe mu rugero rudakabije. Aho kugira ngo urenze urugero wakoresha gake ntacyo bitwaye. N'igice cy'itasi ushobora kumva kurusha imbaraga ukaba wakoresha ibiyiko 3 binini ku muntu mukuru. Burya icy'ingenzi si ukunywera rimwe byinshi,
ntabwo ari byo byiza, ahubwo icy'ingenzi ni uguhozaho, ugahozaho. Uko ugenda uhozaho ubikora kenshi niko uburwayi bugenda bukira. Kugira ngo unywere rimwe byinshi rero wanywa dukeya ariko ugahozaho. Iyo consistency birimo niyo iba ikenewe cyane. Icy'ingenzi si ukunywa byinshi, twongere tubyumve neza, ahubwo icy'ingenzi ni iyo consistency yo guhozaho kugeza uburwayi bukize. Murumva rero ko Kimbazi ari nziza cyane, ni umuti wa kera, ni umuti wafashaga abantu kera, abakuru rwose muri byumva vuba. Ntabwo rero n'ubundi ntaho yagiye, iraboneka mu bihugu bitandukanye. Ushobora kuyifashisha rwose ukava kuri ibyo binini bya diyabete, dore ko aba atari na byiza nk'uko nabivuze, bifite ikindi bivura kimwe bikagira ikindi bitera. Ikindi kandi iyo umubiri umaze kubimenyera n'igihe ntacyo biba bikigufashije. Rero ushobora kuruhura umubiri wawe n'umwijima ukaruhuka ibyo binini bya buri munsi, ukifatira Kimbazi, hanyuma ukikurikirana, ugafata ibipimo uko ugenda ubona bigabanuka, wamara kugera ku kigero gikenewe ugahagarika, indwara runaka ikaba irakize, iyo diyabete ikaba irakize, cyangwa se inzoka zakuzonze, amibe n'ibindi. Mwakoze rero, twongere dusubire kuri Kimbazi tuyibuke, ntaho yagiye irahari, tuyikoreshe kandi ifite akamaro cyane cyane. Ciao ciao.